ntihazagire ukubeshya ngo akwereke ibindi bintu bishobora kuba byangiritse ku modoka yawe mu gihe uri gukata igakaka n'ino taransimisiyo iba ifitemo ikibazo. Nk'uko mubibona rero ubu tumaze guhambura amortiseri zacu, tumaze gucekinga imodoka dusanga ikintu kiyitera kuba igenda nabi mu mukuku nuko izi amortiseri zacu zifite ikibazo. Bino bitwe bya amortiseri dusanze bifite ikibazo. Murabona ko izi amortiseri hano, murabona ko bino bipira byo hano hagati byaracitse. Ibi ngibi murabona ko kino gipira gikeneye gusimbuzwa, ariko ntago wagenda ngo usimbuze kino gipira cyose, bisaba ko usimbuza uyu mutwe wose wa amortiseri ukawukuraho, ukagenda ukawuguranisha undi. Ikindi turacekinga shock absorber zacu, arizo zizi ngizi ariyo nahoze mbabwira ko ari amortiseri. Nuko ngo iyi ngiyi niyo bita amortiseri, kino gice kuzamura kugeramo hano indani muri iki gitwe cyaha hejuru. Iyi niyo bita shock absorber cyangwa se amortiseri. None iyi ngiyi niyo bita rasoro, ifashanya n'iyi shock absorber mu gustabiliza nyine imodoka, kuba gutuma imodoka iguma kuri stand imwe, cyangwa se igeze mu mukuku cyangwa mu muhanda mubi, imodoka ikabasha kubalansinga ibiri itwaye, cyangwa se ikabalansinga uburyo igendamo. No kuvuga ngo rero iyo kino gitwe cyangiritse, murabona ko cyangiritsemo hano, cyagiye gicikagurika. Iki gitwe biba bisaba ngo tugisimbuze kugira ngo tuze kuba twakambika imodoka ibikoresho bizima, noneho bya biro by'imodoka ize kubasha kuba yabibalansinga bikundi. Iki ngiki rero cyangiritse ku modoka, bituma imodoka igenda nabi mu muhanda, bigatuma imodoka igenda nabi mu muhanda, ikagenda isakuza, wumva irimo iragenda idundadunda, isakuza mu muhanda. Niyo mpamvu rero twahisemo kuba twahindura no mutwe wacyo kugira ngo icyo kibazo tugikuremo. Mu kanya rero tugiye kugura umutwe w'iyi amortiseri yose, turawuvanaho. Nitumara kuwuvanaho dushyiremo undi mushyashya kugira ngo ya modoka yacu ize kubasha kubalansinga ibiro neza. Ndabararikira rero kuza gukurikira iri somo, murikurikire ntimucikwe, nimuze gucikwa kureba uburyo ki tuza gusimbuza iki gitwe cya amortiseri cyacu. Ahangaha rero naho byaduhaye kwita ducekinga niba feri yacu ari nzima. Feri yacu nayo byaduhaye kwita ducekinga niba ari nzima. Twacekinze dufungura mashwari. Hari abantu batazi mashwari ngo ni iki. Mashwari ni iki kiboro bita mashwari. Iki ngiki rero nicyo cyifashishwa mu gufata feri. Ni ukuvuga ngo ahangaha kiba gifunze mwahangaha uku nguku. Nzabereka uburyo bifungurwa n'uburyo bitangira nyine n'uburyo bikoramo, ariko ubu ngubu ngiye kubereka muri make uburyo gikoramo. Iyi mashwari rero yacu bifunze ahangaha, ikaba iborokesheje iyi misumari uko ari ibiri. Ni ukuvuga ngo uyu musumari muremure uwucengezamo hano, ukamanuka ukawufatishamo hano, ukawufunga neza. Ntahangaha hagomba kuba harimo undi, ari wo uyu nguyu. Mbere y'uko uyifunga rero, ubanza gufunga umusumari umwe muri iyi ngiyi, kuko ufunga uyu muremure, warangiza ukazamura iyi mashwari yacu uku nguku. Iyi mashwari uburyo ikoramo, ni ukuvuga ngo ibifite, murabona ko ifite icyo twakita itiyo. Iyi tiyo rero niyo izana amavuta muri iyi mashwari. Ni ukuvuga ngo iyo ukandagiye feri, amavuta yawe aba ari muri ka gacupa twabonye ducekingiramo amavuta ya feri. None iyo ukandagiye feri, amavuta amanukira muri cyo bita master cylinder. Master cylinder igapushinga ayo mavuta, noneho ayo mavuta akaza akanyura muri EBS nayo akayohereza muri aya matiyo. Aya matiyo akazana ayo mavuta muri iyi mashwari twabonye. Iyi mashwari rero ni ukuvuga ngo ya mavuta ahita aza akaruhukira mu cyo twita piston brake.
ukuvuga ngo iyo pisito ibamo hano muri iyi mashwari. Ni iki gikoresho muri kubona gisa nk'icyumagaye kitagize amavuta na kimwe gifite, ariko mo imbere nyamara tugicomoyemo harimo amavuta, ya mavuta yaje nyine akagarukiramo hano, araza agasunika iyi pisito noneho nayo ikahita iyi pisito ikaza igasunika. Ni ukuvuga ngo iyi pisito rero niyo ya mavuta yamaze kuza akagera muri iyi pisito ipushinga ya mavuta, noneho ya mavuta akifashishwa mu gufata feri nyine. Iyi pisito ihita isohoka igasunika za purakete twabonye ko ari izi ngizi. Ahita aza agapushinga purakete, noneho purakete zikaza gufata kuri disike, noneho iyi disike nayo ikabona gufata ipine, noneho feri zikahita ziboneka ku modoka. Ndagira ngo rero nihagira akantu kaza kubacika mu buryo bwose turaza kuba turi gufunga bino bikoresho tuza tubikora neza cyane. Ndagira ngo nihagira akantu kaza kugucika. Dukomeze na kino gice cyitwa transmission. Ni ukuvuga ngo iki gice nacyo rero bita transmission, ni ukuvuga ngo ni igice kiba gifite icyo twakwita nk'itibe cyangwa se iki cyuma. Kiba gifite iki cyuma ni ukuvuga ngo kiba gicometse mo hari imbere muri buwate. Mwa kiriya gikombe ni icya buwate, kiba gifatanye na buwate de vitesse. Ni ukuvuga ngo rero za mbaraga zaturutse kuri moteri zikanyura muri buwate, hanyuma buwate itizohereza mu mapine kugira ngo ya mapine yacu abashe kugira imbaraga zo kuba yatwara imodoka. Ni ukuvuga ngo rero iki gice bita transmission kigizwe n'iki cyuma. Ni ukuvuga ngo rero transmission yangiritse, kikubwira ko transmission yangiritse ni uko iki gice cy'ahangaha mo hano imbere, kino mubona mo imbere, kino turi gukaraga, iki ngiki muri kubona, kino gice cyano cya transmission kirasakuza. Iyo ukasa amapine kirakaka, ukumva nyine gifite urusaku rwinshi. Bigakunda kubaho cyane iyo ukasa amapine. Ntihazagire ukubeshya rero mu gihe uri kumva imodoka yawe uri gukata amapine mo hano hantu hagakaka, nta kindi kizaba cyapfuye, ni kino gice cya transmission, kino kijoyininzemo hano mo imbere muri iyi disike. Ni ukuvuga ngo rero cyangizwa n'iki rero? Nta kindi kicyangiza, ni uko iyi sufure, kino kiboro kitwikira bacyita sufure. Iyi sufure rero iyo yangiritse igacika, murabona ko iyi sufure ubusanzwe ibifasho uku nguku, ariko uko iminsi igenda iza indi igahita, kino gice kigenda gicika, hagacikaho gake gake, ugasanga iyi sufure yaratandukanye nk'uko mubireba ubu ngubu. Iyo itandukanye rero ugakomeza kwigenderaho muri ubu buryo, hinjiramo imicanga myinshi cyane, hakinjiramo ibintu bidakenewe cyane, noneho bikica wa mumaro w'amavuta yari yaragiye kunyerezamo. Ni ukuvuga ngo iyo ya mavuta yanzwe kunyereza iki cyuma mo imbere, aragenda akangirika, noneho gukora lubrication bikanga, kunyereza cya cyuma bikanga, noneho ubwo kikajya kinyereza amabuye n'imicanga yinjiyemo. Noneho ya micanga ikangiza turiya twuma turimo imbere. Noneho nitwo dutera cya cyuma kugenda kivunguka gake gake, noneho cya cyuma cy'imbere kigakaka. Rero iyo ukasa amapine ukumva harimo harakaka, nta kindi kiba cyarangiritse uretse ko iyi transmission yacu niba yarangiritse. Ntihazagire ukubeshya ngo akwereke ibindi bintu bishobora kuba byangiritse ku modoka yawe mu gihe uri gukata igakaka. Nino transmission iba ifitemo ikibazo. Hanyuma rero haramwe imbere tukagera n'ikindi gice kimeze forume ya mpande enye, ariya tuyita amabiya. Ngiza mwa kiriya gikombe giherere kuri buwate kugira ngo za mbaraga zikomoka kuri moteri hanyuma zikagera muri buwate zize gusohoka neza ziciye muri transmission. None iyi transmission nayo ize ikarage ipine.